Yewe niba ari ngo uko ibintu byanjye reka mbyimenyera twumve ntacyo bajya Godfather ne babimfashamo, reka twumve umusaza bazagira umuntu nzamurira isukari. yarakaye. Reka nkubwire ikintu kimwe kigomba kubaho. Urumva umunyarwanda ibintu atabasha gukora ntabwo yakira ko atabasha kubikora. yego Umutima we urabira agasigara afite imbaraga z'umurengera zo kubisenya kugira ngo akore ibisanzwe cyangwa igihe uburyo yabikoramo. Those yego people rero na those motherfuckers, reka nkubwire. Reka nkubwire ikintu kimwe. Hari umufana hano urakubahuka. ca ntawe pe Hari umufana hano uraza ngo agusuzugure. ca ntawe rwose Oya nawe. ahubwo bafata imbaraga zabo bakatwereka ko badushyigikiye uretse no kuvuga muri comment hari uravanamo ijambo no ku muntu usanzwe. Hari ugitinyuka kuvanamo ijambo ngo rijyane n'amasegonda abiri riri negative. sha wapi kabisa Yeah. Wikwisobanura. Utakwisobanura rwose. Ngewe none se mbeshya abantu ngo TikTok nidutamo. TikTok idutamo, uri kumva? Kandi niba nshakira umuziki niba nshakira amafaranga mu muziki, nkaba nshakira amafaranga n'ahandi ngomba kuyashakira hose, mu gihe nta kintu na kimwe abantu bagufashije, nta mpamvu yo kuza kukuvugaho ubusa. Urambwira iki se? Ugere bagutema ahubwo. Ntambwire niko iki? bimeze kabisa Agira undi muntu nongera no kubona namvuga ahubwo. Ubu se nibwo bibutse kutuvugaho ibyo bintu kuko bambonye kuri TikTok. Indirimbo zose nsohora ko batamvugaho. Cedric, thank you so much. Tazagira umuntu nzamurira isukari. Twiganirire bantu banjye, mukomeze muze muri benshi mutapinge. ngewe nesa rega buriya hari Munyikandireho. ibintu umuntu aba atavuga. Twaciye mu buzima bugoye nta n'umwe uturebaho. Imana ibudukuramwo batureba, none iyo Imana itangiye kukumurikira agatara bahita batangira gushaka uburyo barizimya, ariko burya nta muntu wavuma uw'Imana itavuga. Niyo mpamvu nta busobanuro bakeneye. Nta muntu nge ndi kwisobanuraho, nyine nabihereyeho kare sinzi niba wabyumvise. Isubiza, thank you so Buriya much. umuntu avuga icyo ashaka nesa, ariko wowe ukora icyo ubona kigufitiye akamaro kandi kiri kukuganisha mu murongo mwiza. That's it. Yeah. Niko bimeze. N'abantu byo kwandika ngo tuba kuri TikTok, twe twayibaho se ahubwo yabazanaga n'izindi nyinshi. Ariko se ko ari na kuri urubuga ari narwo ruri guhitinga, aragira ngo bigende bite? Waruzaho gute ko ibyarwo bitoroshye? Hari abari mu businzi, hari abari mu buyobe, hari abari mu matiku, hari abari mu rwangano, ariko twe turi kwiciringira n'abantu bacu bakanatublessinga, natwe tugatekereza ukuntu twakora ibihangano byiza biba blessinga. By the way, thank you Godfather for post me kariya karirimba. Imana iguhe umugisha mukuru wanjye. Turabikorana ubwo ntabwo nka Godfather arabapostinga mwese ko sindabona yapostinze nka Godfather ararenze. Noneho Godfather umuhungu wawe dufitanye ibibazo. mfite Godfather, Imana igiye kudukoresha, bihorere. niko nesa ngo iki wowe Fa kutaza n'abandi bantu, Godfather arabikora ariko Godfather arabikora ne ibyo kuzana ko sinza n'abandi bantu wowe ushaka kujya mu Burundi abana bari bose mu Burundi abakozi bo mu Burundi nyakasiya zose hano wowe. Oya nuko mbisi ko hano haba abantu basobanutse. Ndi kureba nk'ubu mfiteho abantu 30 bashaka kuzamuka, ariko ndi gushakamo umuntu nazamura nkamubura. Reka nzamura